Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukuri iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byumva kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe ufite smartphone. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 15 16 tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda guza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 15 16 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha izo nimero tuze tuyikwigishe. Ukeneye ko tuguhugura warigishije ariko ugakenera ko twigana iminsi 2 mbere y'uko ujya mu kizami, twandikire cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuze tuguhugure. Murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi kugusuranya kino kizami, kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese uri kubona ishusho ari uruziga? Ese urabona ishusho ari mpande eshatu? Ese ishusho urabona ari mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Mbega ngo akayira k'abanyamaguru. Se ngo aho abanyamaguru bambukira, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari isomo kuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo nk'ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Haba harimo nk'ikinyamitende ntihanyurwa n'ibinyamitende. Haba harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kikaba kibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ni ingenzi twasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndizera ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramutse ukandika gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Ngo kilometero 50. Mbega ngo kilometero 40. Se ngo kilometero 30. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo
niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame biba bishatse kuvuga ngo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, kilometero 50. Ni ukuvuga ngo hatari munsi umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha aba ari kilometero 50 mu isaha. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko wakanda subscribe aho hasi kugira ngo ikizame cyose kiri kuba kimaze gukorwa ujye urahita ukibonera ku gihe. Ibibazo biragaruka, urajya mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ibibazo 10 biragarutse. Rero iyo wakosoye ibizame byinshi uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi uramutse uri gukosora kino kizame ukagira ahantu ikibazo uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu amanywa yose. None birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ngo mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. A mu duhanda tw'abanyamagare na b mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye imodoka, ubujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Wari wahisemo a ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo c ivuga ko a na b ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu dufite ibisubizo by'ukuri bibiri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ntabwo bigoye, ukatwandikira ukatubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Noneho ikindi ukeneye kwiga nabwo turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, uhitamo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ugende ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Mbega ngo kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Se ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki mu gihe utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko hari imodoka igukingirije? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu buryo bwo kwirinda ibyago unabirinda abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, ni uguhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, ukirinda guhita wihura mu muhanda, ahubwo ugahagarara ukajya uragenda gake gake witonze kugeza aho urareba neza mu muhanda. Wabona nta kindi kinyabiziga cyaje ukabona kwinjira mu muhanda udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzeyo cyangwa se ngo wowe utume baguteza ibyago. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromejeho ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntituri amarobo. Hari abantu batwara ibinyabiziga wenda nka biriya byambukiranya imipaka, cyangwa ugasanga atwaye ikinyabiziga umunsi wose, ushobora kumva ugize ibitotsi. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugize ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga, ese wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aho gucuranga umuziki cyane ugahita ucuranga amapiyano, mbega kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba,
se ngo kuvuza kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje ibice byinshi, nicyo wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, kuko ntiwatwara wasinziriye wahita ukora impanuka. Rero uva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, hasigaye wakumva ibitotsi bigiye ukongera ugasubira mu kinyabiziga ugatwara. Ndakeka ko waramuzitamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa biri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuwuhe muvuduko? Wagendera kuwuhe muvuduko ugeze ahantu mu nsisiro cyangwa urenze mu nsisiro uhasanze ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko hari irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera ngo kilometero 70 mu isaha, mbega ngo kilometero 50 mu isaha, se kavuga ngo kilometero 40 mu isaha, mu gihe kuri direct twiga ngo kilometero 80 mu isaha. Ese uba wagendera kuwuhe muvuduko? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota turi buze kugera kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D kuri kilometero 80 mu isaha. Kubera iki? Bari kukubwira ngo ugeze ahantu mu nsisiro cyangwa urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo byawe biri kumenyesha ko hari irangira ry'imirimo. Muri make bari kukubwira ati nta kibazo mu muhanda, wagendera kuwuhe muvuduko? Rero kubera nta mirimo iri gukorwa, nta kibazo kiri mu muhanda, wagendera ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Ndakeka ko waramaze utamo D, ndizera ko waramaze ukandika ku papuro. Ariko nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntuzabigireho ikibazo ngo uvuge none se nzabibwirwa n'iki, ugenda uri kubibona umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo? ngo metero 11, mbega ngo metero 10, se metero 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni se metero 7. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana biba bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bw'iyo mitambiko ntibugomba kurenza ibipimo bingana na metero 7. Ibibazo biragaruka nikiramuka kigarutse mu kizamini murakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ni ingenzi ko rero wajya uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Iyo uvuye gukora ukabona uratsinze, ufata zino video uzisharinge ku nshuti zawe, nazo zize twige dukore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara igomba gushyirwa ahakurikira. Ni ukuvuga ngo unturutse inyuma ushaka kundepasa, unyeretse ibimenyetso ko ushaka kundepasa, nibyo mwita kudepasa, ariko mu kinyarwanda kisa no kunyuranaho. Unyeretse ko ushaka kunyuraho, kugira ngo nkwereke ko nabonye ikimenyetso cy'uko ushaka kunyuraho, hari itara nzakoresha. Iryo tara riba risa n'icyatsi kibisi. Ese iryo tara riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mbega ngo hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, se ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo.
hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo rino tara umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora gukoresha yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho, ubundi yakagombye gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakagombye kuba ari B igisubizo cy'ukuri, ariko kuri B mu cyimbo cyo gushyiraho ngo impera y'ibumoso bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo. Kuba bavuze ngo impera y'iburyo kandi bakagombye kuvuga ngo impera y'ibumoso, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizami ukabona bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uhita ugihitamo icyo ngicyo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo, uhite ucyandika ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga ari ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Se ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ese nibe ibinyabiziga babishobora kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uribuze kugera kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha nibyo biba bishobora kugira kino cyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kugira ngo kigumwe kwitwabwaho. Ndakeka ko rero wamaze utamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanuye iki? Ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ese uru ni uruziga? Ese ni impande 3 cyangwa ni impande enye? Ishusho ni impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Araho ngo isangano rifite ishusho ya T, mbega ngo inzira idakomeza. Se ngo aho batelefonera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiravuga ngo ni inzira idakomeza, kikaba kiranga. Murabizi tugiye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibiburira, ibyo gutambuka mbere, ibibuza, ibitegeka n'ibiranga. Kino rero kiri mu bwoko bw'ibyapa ndanga cyangwa biriya byapa bavuga ngo ni ibyapa biyobora. Kikaba kivuga ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Bakunda no kukibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate? Uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku. Ariko niba kikubaza mu buryo bw'amashusho gutya, uzahita uhitamo B ivuga ko ari inzira idakomeza. Ndakeka ko rero waramaze utamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ufite ibisabwa iminota 3 irahagije ukaba umaze kubona kode, kuko uduha nimero ya telefone irazaho kode ugahita uyibona kugira ngo ubone message uzerekana. Ikintu ukeneye kwiga twandikire utubwire uburyo ushaka kwigamo cyangwa uduhamagare tubwire se nshaka kwiga online aho dukoresha telefoni. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, nk'uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye aho waba hose mu gihugu, tukaba tuvugana unabireba muri computer cyangwa se muri telefoni yawe. Mutwandikire cyangwa muduhamagare tubigishe mu buryo bwa online, cyangwa mutwandikire cyangwa muduhamagare tubigishe turi kumwe. Rero muduhamagare kuri 0788351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Ayo amatara birashyirwa inyuma, mbega ngo amatara birashyirwa imbere? Se ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma?
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara birashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. weho urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, no kuvuga ngo ni za autobus zikeneye gutwara abanyeshuri. Rero zishyirwa amatara abiri yerekana ko zihagaze no kwereka abandi bagenzi cyangwa abandi bayobozi b'ibinyabiziga ko bagomba kwitonda. Rero rimwe rishyirwa imbere itara rimwe kugira ngo abaturutse imbere baze kuribona bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma iyo autobus baze kumenya ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko uwaramutse guhitamo C, ndizera ko uwaramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana badafite akaba atemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Iyo myaka arangwa imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, se ngo imyaka 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hari imyaka umwana badafite akaba atemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho atwaye ikinyabiziga. Ese niyo myaka aba agomba kuba yujuje kugira ngo abashe kuba yakwicara ku iriya ntebe y'imbere? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho atwaye ikinyabiziga. Ababyeyi ba hano i Kigali yamuna bakunda kubyubahiriza, ukabona batwaye abana mu myanya y'inyuma. Ni ingenzi rero ko nawe nutangira gutwara ikinyabiziga uzajya ubyubahiriza, kuko hari imyaka umwana agira amagakubagana ku buryo ashobora kugukubaganya akaguteza ibyago. Ibyo byago kandi haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari? Ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ubwo ikimenyetso kimurika bari kuvuga ni za feruje, murabizi zikoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Mu gihe kuri C bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho kuri D bakatuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari hahita hakurikizwa rino tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo, cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ugeze kuri feruje usanga ntiziri gukora kandi hari ahantu hahurira ibinyabiziga byinshi bijya mu byerekezo bitandukanye. Rero hahita hakoreshwa rino tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko waramutse utamo rero C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi iriya bimenyetso bimurika amaferuje aba agomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko cyane cyane ku bantu batembereye hano mu mujyi wa Kigali hari igihe ubona barabishyize hejuru y'umuhanda cyangwa se barabishyize ibumoso. Kubera iki? Ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Hano iyo bavuze abagenzi ntibumve ngo ni abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, cyangwa se hakurikije ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, cyangwa kugira ngo birusheho kugaragara neza. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaza kuba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda, byose aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa byo ku mihanda na biriya bimenyetso byo mu mihanda, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo wakora icyo ubonye iki cyapa cyanditsemo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Urahagarara habaye iki? Ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahita uhagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, mu gihe kuri de bari kugira ngo guhagarara gusa iyo ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara kubera ko umuhanda wawe ugiye gusukira mu wundi. Ni ukuvuga ngo umuhanda wawe ugiye kuva mu muhanda urimo mu muhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini. Uwo muhanda munini rero ugiye kwinjiramo, akenshi ntuba uri kureba iburyo bwawo, ntuba uri kureba ibumoso bwawo, kandi hari ibinyabiziga usanzemo. Bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona, ukinjira muri uwo muhanda gake gake mu gihe uri kubona nta kindi kinyabiziga cyaje. Murabizi iyo ugiye kwinjira mu muhanda, abantu barimo baha inzira. We waba uri mu muhanda baje bagusanga bo bakaguha inzira ukabanza ugatambuka. Niyo mpamvu uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, kubera ko wowe ugiye kubinjirana mu muhanda munini barimo. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga kiretse ryari. Ariko iyo bireba feri y'urugendo. Mbega ngo iyo kurekurana n'iby'akanya gato, se ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Byose ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisobanuro cy'ukuri. Hano wowe urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bireba feri y'urugendo, iyo kurekurana n'iby'akanya gato, iyo feri yo guhagarara, iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bitashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Uri gukosora kino kizamuka ubona hari ikintu kiri kukugora, cyandike muri comment ukande subscribe, uzahita ubonera isomo ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 17 kibaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Imvura iraguye ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? Arabamo tubiri, mbega ngo dutatu, sega ngo kamwe, mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C kamwe. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri nibura kamwe. Hari icyo uzabona gifite tubiri, icyo uzabona gifite dutatu, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndizera ko waramutamo C rero. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo. N'ikiyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Uri kubona ino ni zebra cross. Ni zebra cross. Ese uhasanze umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaze, ese waza ugahita umudepasa? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo yego. Mbe ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni, ukabanza ukavuza ihoni ugahita umunyuraho. Se ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo oya. Usanze umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaze imbere ya zebra cross, ese uba wamunyuraho?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa namaze kuyibakorera amashusho nk'aya ngaya kwa kino kibazo tugezeho. Usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayareba. Waba utari kuyibona ukanyandikira kuri 0789 ahasigaye nkayiguhereza iyo video mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kuyibona. Hano ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni de oya. Kubera icyo utamuhitamo? Kubera ko urahamusanze ahahagaze, bivuze ko yahahagaze kubera ko yabonye abanyamaguru batangiye kwambuka. Rero mu gihe usanze hari umuyobozi wahagaze abategereje ko abanyamaguru bakamanza bakambuka bose, ubwo rero we ntiwaza ngo uhite umudepasa. Ndakeka ko waramutse utamode, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Turabe wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora, yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, aho amatara bari gukoresha amatara 3 ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku, ugasanga adakora. Bijya bikunda kuba ugasanga byapfuye. Ese ugomba gukora iki? Aho guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega gutwara neza nta gutinda mu isangano, mbega guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, mu gihe kuri dore kuvuga ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano uramutse isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ugeze hariya kuri feruje usanze bitari gukora, ese ugomba gukora iki? Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Kubera ko hari ahantu habahuriye imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo byinshi bitandukanye, niyo mpamvu uca mu isangano n'ubwitonzi, witonze nkaho nta kimenyetso kikuyobora ko n'ubundi biba byapfuye, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi cyabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, hari umuyobozi uguturutse inyuma atangiye kukudepasa, uri kubona ko yatangiye kukudepasa, ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, se ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni mu gihe kuri dore bari kuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano uramutse isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Mu gihe ubonye ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga watangiye kukunyuraho, ikintu ugomba gukora hano nta kindi, hano isoki kuri nta kindi ni ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukudepasa, wowe ntudepasa, kubera ko unyuranyeho waba uri kumusanga ibumoso, uri kujya kumugongerayo. Rero niyo mpamvu utagira nta kindi kinyabiziga uba ugomba kunyuraho mu gihe batangiye kukunyuraho. Ndizera ko waramutamo ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye ukibonera ku gihe, ko ni cyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Wibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, cyangwa se ugakenera kwiga mu computer, cyangwa se ugakenera ko tuguhugura, ibyo byose koresha izo nimero 0789 tuze tukwigishe ugende ukore rimwe. Ibibazo biragaruka, ni ingezi ko wajya urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kanda subscribe. Ikindi ukeneye nk'igitabo tukigusangisha iwawe iyo uri mu mujyi wa Kigali. Ikindi ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 mu gihe hari ikibazo waba wagize tugusobanurire. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.